Ya bano banjye muraho mumeze neza hano Bardo Fisho nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None aha rero mbazaniye amakuru ameze neza. Application muri Rwanda Polytechnic muri college ya Huye iherereye hari Butare mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Tugiye kurebera hamwe ese iyi application iravuga ku kigamije iki, ni bandi reba naye mahirwe arimo application isirakorwa ite, form batanze hano ino form batanze hano iruzuzwa gute, byose tube twabirebera hamwe mu gihe gito cyanyu muba muntije mu kanya gato rwose kanyuma mumpaye. Niba rwamugeze kuri YouTube channel kan like subscribe ufungure nzagira tujye tubana igihe cyose hano ku Uburezi Rwanda TV. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Rero ntabatindiye hano baragira bati the core of application is short term training in Industrial Metalworks RP Huye College in partnership with Rema and RTB through GIZ funded invested for job project. Invite eligible Rwandan youth to apply for the first cohort of its Industrial Metalworks training program. No kuvuga ngaha barahamagarira abantu babyifuza kwa applyingira amahugurwa cyangwa se training za Industrial Metalworks. Industrial Metalworks ni ubugeni bwo gukora ndetse no gutunganya ibintu bikoreshwa mu nganda, byuma ibintu bye bitandukanye bikubye mu nganda. Rero iyi training zizabera muri RP Huye College cyangwa se muri college ya Huye. Rero tugiye duca muri iri tangazo hano bari bashyizeho na ivanye kuri website namaze kuba nari downloadinga gaturebe. Rero hano kuvuga ngo kubufatanye na Rema cyangwa se Rema urumva nyine ni Rwanda Environment Management Authority for GIZ iri jambo ko numva ari ncyanze kurisomara wagira ngo namwe muri biology gusa ni GmbH German company hamwe na German company ndetse na RTB cyangwa Rwanda TVET Board binyuze muri Invest for Job Project funded by GIZ Rwanda. RP Huye iramenyesha abantu bifitiye ubushobozi ko hari short term training, amahugurwa igihe gitoya ku bugeni cyangwa se Industrial Metalworks ku bugeni bujyanye no gutunganya ibyo mu nganda. The program will consist of 4 cohorts. Program izaba ifitwe na cohort enye cyangwa se ibiciro bine, each with 25 trainees. Buri cyiciro kizagizwe n'abantu 25. Every cohort will run for 2 months. Buri cohort izakora amezi abiri at college and 1 month for industrial attachment, ndetse n'ukundi kwezi kumwe ko gukoramo stage y'ibintu uzaba warakoze bazagushakira stage n'ubundi birumvikana neza cyane. Iri tangazo nibwo bwa mbere ryaba rigihagaragara ku cyiciro cya mbere. So eligibility requirement, hari ibisabwa rero hano genderwaho. Applicant must submit the following document. Uwapplying agomba gutanga zino document, harimo iya mbere motivation letter addressed to the principal explaining interest in industrial metal. Ugomba kwandikira ufite motivation letter yo wandikiye principal usobanura impamvu wisanga cyangwa se ukunze kuba wajya muri Industrial Metalworks cyangwa se mu bugeni bwo gutunganya ibintu byo mu nganda. Kabiri, copy of the national ID card, irangamuntu yawe, copy of TVET Certificate or Diploma in related field, manufacturing, industrial mechanicals, yes. Uvango ndetse na copy ya certificate cyangwa se TVET Certificate, ubwo ni level 5 certificate cyangwa diploma yawe ndetse n'ibindi byerekeranye na manufacturing na industrial mechanics. Cyanyuma ni curriculum vitae cyangwa se CV, then ahandi download the form available on website http. Hano hari form twamaze ku downloading iri kuri iyi link, must be filled out attached with the above requirement document and submitted via instruction email address info from Wednesday March to Tuesday. Nukuvuga ku tariki 18 kugeza ku tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu isa 11 z'umugoroba. Ikitonderwa, only 25 Rwandan candidates aged between 18 and 35 years will be selected for the first cohort based on the timely submission of all required documents. Nuvuga ngo
abantu 25 bonyine bo ba mbere bafite imyaka hagati ya 18 na 35 nibo bazaba selected muri cyiciro cya mbere bigendeye ku gihe abantu baprayingiye cyangwa se bohereje document zabo ndetse no kuba zose bazifite izasabwaga. Women are strongly encouraged to apply. Abakobwa bari kangurirwa cyane kwa applying. Urumva hari amahirwe menshi cyane. The training will last 2 months at college, conducted through from Monday to Friday during the working hours. Training zaba amezi abiri ariko mu minsi y'akazi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. For further details, please don't hesitate to contact us during working hours. Hano nimero batanze mu gihe cy'amasaha y'akazi mushobora kuba mwazahamagara 0784 084111498. Please note that the only selected candidate will be contacted. Ubwo rero nababwira ngo iryo nicyo itangazo katse twinjira hehe kuri ya form naho ndabaha link muraza kudownloadingiraho rino tangazo nako ino form murebe muri comments izo link zose zirimo yabi application yaba ndetse ni yitangazo. The application form for enrollment in the Industrial Metalworks courses. Form is for candidate applying to Industrial Metalworks, a short course training program at Rwanda Polytechnic Huye College. Please complete all section accurately and upload the required document. Incomplete application will not be considered. Rero murasabwa kuza hano mukoze iki ino form wagenda ukayiprintingisha ukashyirishamo ikaramu, waba ushoboye kuyiyuzuriza n'imashini yawe ukagenda ukayeditinga, it's okay. Amazina yawe, national ID number, ugashyiramo igihe wavukiye, ugashyiramo imyaka ufite ubu ngubu, ugashyiramo igitsina cyawe, district ugashyiramo akarere, umurenge n'akagari n'umudugudu, phone number ukashyiramo by'umwihariko active kuri WhatsApp, email address ukayandika, education background niyo tugeze ugahita ushyiramo icyo twita highest TVET qualification, ugashyiramo niba se ni AD ni ugashyiramo nyine diploma yawe niba ari AD cyangwa atari AD irenzeho, ugahitamo ikintu wize se production technology, manufacturing technology, general mechanical cyangwa wize ibindi bintu bitari ibingibi. Name of TVET school ugashyiraho ikigo wizeho, year of completion ugashyiraho umwaka wasorejemo, upload copy of certificate zo ugomba kuzasubmitinga nazo zigomba kuba ziri kumwe n'iki. Do you have prior practical experience mechanic ugashyiraho niba rego cyangwa oya. If yes, indicate here. Niba ari byo uko ugomba gushyiraho ese ni he wisanga. Source of experience ugashyiramo niba ari TVET, internship, ibiki n'ibiki byose ugashyiramo, amara kubyuzuza byose ukaza gufata za document zawe zose ukaresha tukazimagika muri PDF imwe cyangwa se imwe. Nibyo biba byiza kugira ngo bitazamo akajagara asigaye ukabyohereza kuki kuri ya email ya Universal ya Rwanda Polytechnic ya nuko nguko. Noneho then ukahagira ute kavuga ati ngewe ndemeza ko ibintu ndi ready yo kuzajya muri interview. Ubwo rero ndatekereza hano ibintu bimeze neza rwose. Hano bimeze neza, ibintu ni amahoro. None rero nababwira ngo nyitwa Nagari Ubalde official, mwibutsa kujya ukora subscribe twatubana igihe cyose kuri iyi channel ya Uburezi Rwanda TV. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.